Reka mbasuhuze mbifuriza amahoro y'Imana nshuti bakunze ba Patches TV televiziyo ya Kiliziya Gatolika mudukurikira muri hirya no hino muri rusange. Birumvikana hari ku itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024 muri Diocese Gatolika ya Kabgayi niho hatangirijwe yubile z'impurirane yubile y'imyaka 2025 yo gucungurwa kwa muntu n'imyaka 125 inkuru nziza igeze mu Rwanda. Izi yubile z'impurirane zagiye zizihizwa mu buryo bugiye butandukanye mu madiocese anyuranye hano iwacu mu Rwanda, hahimbazwa amasakaramentu ndetse n'ubundi butumwa bugiye butandukanye. Birumvikana none ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 12 2025 iyi yubile irasorezwa muri stade nkuru y'igihugu Stade Amahoro i Remera. Patches TV rero yazindutse kare cyane, yazindutse yarubika ajya kureba uko imyiteguro imeze hano muri Stade Amahoro i Remera. Murabona ko amasuku ari gukorwa mu buryo bugiye butandukanye, imyiteguro irarimbanyije, abashobora gufasha abantu mu gususurutsa. Birumvikana sound n'abandi bazakora uko bashoboye kugira ngo uyu munsi ugende neza, dore abashinzwe protocole n'abandi bazaba bafite imirimo igiye itandukanye bari hano, bari kugenda bategura kugira ngo bagaragare, bategure neza ibirori kugira ngo umunsi w'ejo uzagende neza. Birumvikana iyi stade rero Amahoro i Remera izaberamo ibirori byo gusoza yubile y'impurirane ku munsi w'ejo ku itariki 6 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 irafungurirwa imiryango saa 12 za mu gitondo. Bivuze ngo abaturuka hirya no hino nyaboneka nuko zakeka, ariko ko Stade Amahoro irafungurwa saa 12 za mu gitondo kugira ngo abantu batangire batambuke bicare kandi mu myanya myiza itekanye kugira ngo gahunda zose zize kuba zigenda neza muri rusange. Abadukurikiye rero muri hirya no hino mu ntara, mu turere, mu mirenge, mu tugari, mu midugudu no mu masibo nyaboneka, gahunda ya yubile byavuzwe abantu batangira kuvuga ngo ukwezi kwa kangahe, nyuma y'ukwezi havugwa ibyumweru, nyuma y'ibyumweru havugwa iminsi, nyuma y'iminsi hari kuvugwa amasaha, nyuma y'amasaha haravugwa amasegonda, nyuma y'amasegonda haravugwa amadakika. Aho muri hose rero ndagira ngo mbabwire ngo nizere ko mwiteguye kugira ngo muze mu birori bya yubile hano muri Stade Amahoro i Remera. Ariko namwe abatazashobora kuza kubera intege nke n'abandi bari hirya no hino ku mpamvu z'ubuzima, Patches TV televiziyo ya Kiliziya Gatolika izaba ihababereye 5/5 ku mbuga nkoranyambaga zayo zose uko zakabaye ibakurikiranira ibi birori. Birumvikana reka rero ngewe ndi Emmanuel Widuhaye ndi kumwe na Sugira Patrick, reka tutembere iyi stade tuganire na bamwe mu bari mu myiteguro ahangaha badutangariza uko yubile yiteguwe. Harabura iminota mikeya tubwirwe uko imyiteguro imeze magingo yangaya, kuko amasaha yo aragenda satira ibirori. Ndabashimiye. Ndi kumwe n'umubyeyi ni muramumenyereye, benshi bamuzi umwana n'umutware, ariko afite n'izindi nyinshi. No kugira ngo mubyumve neza, reka tangira abanze agire yabanza kutwumvisha ko kugira ngo abantu tumenye ko ari we. Ngandaje mana yanjye nkuru gushaka kwawe, wawe. Yewe mwamwumvishe ni Muzehe Ngarambe François, muramuzi mu muziki wo hambere wa Kiliziya, ariko by'umwihariko wa Kiliziya ndetse no mu ndimbo zitanga ubutumwa bwiza kandi bw'ingenzi. Tumusanze rero kuri Stade Amahoro i Remera aho nawe ari muri iyi myiteguro. Reka atubwire nawe muri ibi birori byo gusoza yubile n'iki muzafasha abakristo. Murakoze. Muri ibi birori bisoza yubile icyo nzafasha abakristu nanjye babona gushyushya imbaga, no gufasha imbaga gusenga, kusingiza Imana, kuyiririmbira. Ngewe ndi mu bacuranzi, nzaba ncuranga hagati ya saa 1 kugera saa 3:30. Donc babyita équipe d'animation, ni iryo tsinda ryo kugira ngo abantu basabane, bahuze imitima mbere yuko tuzinjira mu gitambo mbere yo kwinjira mu gitambo cy'Ukaristiya kizatangira saa 4. Rero hagati ya saa 1 na saa 3:30 hari ibikorwa binyuranye birimo nyine indirimbo yo kwakira abantu n'ijambo ry'ikaze, hakazamwo ishapure, hakazamwo gusingiza Imana,
hakazamo inyigisho ngufi, hakazamo n'ubuhamya bw'imbuto zeze ku ivanjiri muri iyi myaka 125 u Rwanda rumaze rwakiriye ivanjiri. Navuga rero ko ari rwo ruhare rwanjye, ariko uruhare rukomeye ni ugusengera buri wese. N'ubu ngubu ndareba buri ntebe iri hano, ari icyatsi, ari umuhondo, ari ubururu, nkavuga ni Nyagasani uzicara hariya umuhe umugisha, uzicara hariya umuhe umugisha, umuhe pe ingabire zisesuye wifuza ko agira kugira ngo akomeze inzira wamuteganyirije. Amen. Ni wowe uzasusurutsa, reka tubivuge gutyo, abazitabira isozwa ry'iyi yubile baturutse hirya no hino mu madiyoseze, mu maparuwasi atandukanye. Agahisho ubahishiye uzabahishurira, ntabwo tukubwiye ngo gahishure none uzagahishurira ejo nakahe? Ntabwo navuga ko ari jyewe uzasusurutsa, ndi mu bazasusurutsa. Turi ikipe nini y'abantu bagera kuri 40 barimo abacuranzi 5. Rero navuga ko ibintu biyoborwa na Roho Mutagatifu. Hari ibyo twebwe twateganije, ariko hari n'uburyo Roho Mutagatifu azatuyobora kugira ngo tugire icyo dukora gifungura imitima y'abantu, kugira ngo ijambo ry'Imana rizavugwa ejo koko risange imitima ari ubutaka bwiza bubereye kwakira ijambo ry'Imana, kugira ngo nibarishyira mu bikorwa nyine ubwo nyine rizera imbuto nyinshi karijana. Ntabwo rero navuga ko mfite agahisho k'umwihariko, ariko igikomeye ni uko tuzaba turi twunze ubumwe n'abandi, dukorana n'abandi, kuko ni nayo ntego ya Kiliziya, kugendera hamwe, gukora hamwe, byose gusengera hamwe, kuhuza umutima kuko tukaba umwe. Murakoze cyane namwe. Murakoze. Nitwa Padiri Eugene Muhire, nkaba nyoboye komisiyo ishinzwe protokole mu gutegura iki gikorwa cyo gusoza yubile y'impurirane kizabera hano kuri Stade Amahoro ku itariki 6 nk'uko tumaze iminsi tubivuga, itariki 6 z'ukwa 12 mu gitondo. Nka komisiyo ya protokole twiteguye abantu, twiteguye ko baza ari benshi kandi twiteguye neza kubakira. Turabashishikariza kuza rwose kandi mukaza muzi yuko mutekanye, kuko tunafatanyije n'inzego z'umutekano kugira ngo abantu babone ababayobora bagere mu byicaro byabo mu mutuzo. Amarembo ya stade azaba akinguye guhera saa 12. Abambere bazaba binjiye muri stade, ndetse nyuma yaho gatoya gahunda izahita itangira, kuko guhera saa 1 hari gahunda nziza yateguwe izabanziriza misa, irimo amasengesho, irimo gusingiza Imana, irimo inyigisho, irimo ubuhamya, byose bizagenda biganisha ku mbuto, icyo twakwita imbuto z'iyi myaka tumaze, ari 2025 Yezu yigize umuntu, n'125 inkuru nziza igeze mu Rwanda. Misa izatangira saa 4. Tuzaba dufite abayobozi, abashyitsi batandukanye mu nzego za Kiliziya ndetse no mu nzego za leta. Misa izatangira saa 4. Hanyuma mbere gato yuko misa ihumuza, aba bayobozi bamwe muri bo batari benshi, hari ubutumwa buteganyijwe bazatugezaho, ku buryo duteganya yuko misa izatangira saa 4, hanyuma byose bigiye hamwe nka saa 7 gahunda ikaba irangiye, ku buryo abantu bihuta bashobora gutangira gusubira mu yindi mirimo cyangwa se mu ngo aho baje baturuka. Yego nyakwa Padiri, urabivuze Stade Amahoro, twese abadukurikiye ubu bari kuyireba uko ingana. Ese hari uburyo mwateganyije bazicara, ni pare diocese cyangwa hari ubundi buryo bazicaramo batekanye ariko wenda baticaye kuri buri diocese? Ibijyanye n'uko abantu bazagenda bicara muri stade harimo ibyiciro bibiri. Hari amatsinda batandukanye tugiye tuzi n'imibare iyagize, abihaye Imana se, abanyeshuri se baza baturutse mu bigo runaka, abakristo bahagarariye abandi se baturutse muri za diocese. Hari amatsinda nk'ayo ngayo tuzi agenewe ibyicaro, tuzabamenyesha kandi tukazaba tunari hafi kugira ngo ibyo byicaro tubibereke. Ariko hakaba n'abandi, kuko hari n'abazaza batiyandikishije. Harabo dufite biyandikishije
tuzi aho bazaturuka, ariko nk'uko mubizi amarembo arakinguye ku bakristu bose, n'abazaza rero batiyandikishije ntibagire impungenge kuko hari inzira tuzagenda tubereka bazajya banyuramo kugira ngo bagere muri ibyo byicaro aho bazajya bicara bahereye ku murongo bakurikije uko baje. Birateguwe byombi muri ubwo buryo, hari abazicara bari hamwe kubera yuko baziye hamwe, ariko hari n'abandi bazagenda baza baturutse mu mpande zitandukanye, nayo ibyicaro byabo birateguwe. Yego. Iyo duhereye kuri iyo tuvuze protokole burya dutangira no uko abantu baza ari mu mabisi no muki, wavuze uti umutekano ni wose, ariko burya se si ngombwa ko abantu bashobora kwitwaza nk'ibyangombwa, yenda harimo n'ubwishingizi nabyo ntimwabigarukaho? Ahantu hose hakoraniye abantu benshi ntawe umenya uko bigenda. Biba byiza iyo umuntu yitwaje nibura indangamuntu ye ndetse n'ubwishingizi bwo kwa muganga, mutuelle de santé cyangwa se ubundi bwishingizi akoresha, kuko umuntu ashobora kugira ikibazo nawe ubwo atateganyaga, gitewe n'izuba, gitewe no kuba ari ahantu hamwe umwanya muremure. Ibyo ngibyo ni ngombwa. Ndetse abazaza baturutse kure twagiye tubasaba kuduha amakuru, yewe kugera no kuri plaque z'imodoka bazazamo, kugira ngo ayo makuru ari twe tuyamenye, ari inzego z'umutekano ziyamenye, kugira ngo tubafashe tuborohereze mu buryo bwose bushoboka. Yego. Padi, dusoza, iyo twumvishe ko tuzaba turi muri stade Amahoro, tuzaba turi mu birori bisoza yubire, ariko burya tuzaba turi tunasenga, tuba turi no mu isengesho. Hari uwo wavuze uti naje, yenda hari impamba nazanye, nshobora kuba nafata mu misirimo, ariko se aho naho mudufasha kugira ngo yumve ngo ese ashobora kuza akaba yafatira iryo funguro hanze akinjira koko nubwo ari muri stade ariko yinjiye mu isengesho. Icyo kintu nacyo mwakigarukaho Padiri? Igikorwa kizaba kiduhurije hano kuri stade nibyo ni ibirori, ni umunsi mukuru, ariko nk'abakristu gatolika tuzi na misa icyo ari cyo. Ibyo birori byacu igikorwa nyirizina cyangwa se nyamukuru kibigize ni igitambo cy'Ukaristiya. Nk'uko bisanzwe bigenda rero iyo tuje mu misa ntabwo dupfunyika, kuko ntabwo turira mu kiliziya cyangwa ngo tuhanywera. Nubwo tuzaba turi muri stade izaba imeze nka kiliziya, ndetse n'umutekano usanzwe ugenwa muri stade nuko nta muntu winjizamo ibyo kurya kugira ngo n'isuku yaho ikomeze kubungwabungwa. Cyakora abaturuka kure birumvikana yuko umuntu ashobora gukenera kugira impamba yitwaza, bazaba bazindutse, bazaba bafite urugendo rurerure, umuntu ashobora kugira akantu koroheje yitwaza, ariko kubera yuko nta bizemererwa kwinjira muri stade yabizana akaba yabifatira mu modoka igihe abikeneye, cyangwa se byaba ari ibyo azakenera misa ihumuje akabisiga mu modoka akaza kongera kubisangayo avuye mu misa, bikazafasha no korohereza abazaba basaka abantu binjira muri stade. Uko tuza tudafite ibintu, ibikapu n'ibindi bituremerera, ni nako tuzorohereza abadusaka baducungira umutekano kugira ngo twinjire muri stade bitagoranye kandi mu buryo bwihuse. Hari icyo nari nibagiye gatoya n'ubundi ntari gusoza ntakubajije, ese imyaka hari iyo tuvuze ni ibirori ni ngombwa, ariko se burya abana batoya badafite abo bari kumwe birakwiye, ese abanyantege nke nimugaruka kuri icyo kugira ngo abadukurikiye bumve ngo mu gihe utameze neza si ngombwa ko waza cyangwa wakurikira kuri televiziyo, ibyo mwabivuzeho? Igitambo cy'Ukaristiya ndetse na gahunda yose izabera hano kuri stade Amahoro izaba itambuka ku bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ku buryo abantu bafite intege nkeya, abana batoya se badashobora kuza ahantu hari abantu benshi kuko bashobora kuhaburanira nabo bazanye, bashobora se kugira ibibazo bitandukanye bitewe nyine n'intege nke z'umubiri wabo. Abo ngabo bari muri ibyo byiciro bidashobora kuza kuri stade kandi ku mpamvu zumvikana, bashyiriweho uburyo rwose bashobora kuzabikurikirana ku mateleviziyo yabo, kuri radiyo zitandukanye, bari mu rugo iwabo, nabo tukamera nk'aho turi kumwe, kuko stade ni nini nibyo yakira abantu 45,000, ariko turabizi ko abakristu gatolika turi benshi ku buryo bose batakwirwa ahangaha. Abo rero batazashobora kuhagera, hari ubwo buryo bwashyizweho buzabafasha gukurikirana ibizaba bihabera. Murakoze cyane. Murakoze namwe.